kuri mwese abaduteze amatwi muri iki gitondo tunejejwe no kubana namwe. Amazina ni Twayigize Felicien, ninjye tugiye kubana muri iki cyigisho cya mu gitondo. Mbere yuko tuganira ijambo ry'Imana, reka tubanze dusenge. Muremyi wacu udukunda uri mu ijuru, tugushimiye amahirwe uduhaye muri iki gitondo, uduhaye umwanya wo kugira ngo dusangire ijambo ryawe. Niyo mpamvu tugusabye kubana natwe ngo tubere umuyobozi, kandi ibyo wateganirije mwene muntu byiza ubiduhera ubuntu mu izina rya Yesu. Amen. Nkuko musanzwe mubimenyereye, turi mu mwanya mwiza wo gusangira ijambo ry'Imana. Imana yagiye iteganyiriza umuntu ibyiza byose bishobora kumufasha mu rugendo rwa Gikristo. Rero muri iki gitondo cyo kuri uyu munsi wa gatatu w'isabato, tugiye gukomeza wa kane w'isabato, tugiye gukomeza kuganira n'ubundi ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira ijambo ritubwira ngo umuryango mwiza ni wo munezero w'umuntu. Imana yakunze umuntu mu itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26, hari ijambo rivuga ngo tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe. Mu byaremwe byose nubwo byari byiza, Imana yarobanuye umuntu ku butoni, imugenera ibyiza by'uburyo bwose, imuha agaciro karemereye. Ibyaremwe byose ntibisa n'Imana, ariko Imana yarobanuye umuntu, imuha kuyobora ibyaremwe byose, yewe irangije iramutaka, imugira no mu ishusho yayo. Uko niko umuntu yaremwe. Yashakaga ko agira umunezero, irangije ntiyagarukiraho, yabivugaga ari umuntu witwa Adamu, ariko irangije imuha umufasha. Mu itangiriro igice cya kabiri umurongo wa 18 haragira hati, si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Uwo ni umugambi w'Imana yateganije igiye kurema umuntu. Yabonye adakwiye kuba wenyine, ahubwo imuha umufasha wagombaga kubana nawe ibihe byose, wagombaga kumwakira imitwaro, akamubera umunezero, bombi bagasusurutsanya, bakabana mu mahoro no mu bwumvikane. Kubazasoma igitabo cyitwa Intekerezo, Imico n'Ubumuntu, ayo magambo ari no mu gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi, mu cyigisho cya mbere kuri page yaho ya 20. Hari amagambo yerekana ko umunezero w'umuntu, umuntu uko Imana yamutekereje, haranditse hati muremere umufasha umukwiriye. Umuntu ntiyaremewe kuba mu bwigunge, yagombaga kuba ikiremwa gisabana. Iyo atagira umufasha, ibyiza byari bimukikije n'imirimo ishimishije yagombaga gukorera ubusitani bwa Edeni ntibyari kubasha kumuha umunezero uzira amakemwa. Ndetse n'umushyikirano we n'abamarayika ntibashoboraga guhaza icyifuzo cye cyo kubona uwo bifatanya nka mugenzi we. Nta wasaga nawe wari uhari ngo bagaragarizanye urukundo. Imana ubwayo niyo yahaye Adamu umufasha, yamuhaye umufasha bakwiranye, umufasha umeze nkawe, waremewe kuba mugenzi we koko, kandi washoboraga kumwe nawe mu rukundo no mu kwifatanya nawe. Eva yaremwe mu rubavu rwakuwe muri Adamu, bisobanura ko atagombaga gutegeka umugabo we ngo abe umutwe w'urugo cyangwa ngo akandagirwe munsi y'ibirenge nk'insuzugurwa, ahubwo yagombaga kumuba iruhande nk'uwo bangana, uwo gukundwa no kurindwa n'umugabo we. Eva yari umwe na Adamu, igufwa ryo mu magufwa ye, akara ko mu mara ye, byerekana ubumwe bwa bugufi buri muri iyo sano. Aya magambo yerekana ko Imana ubwayo ubukwe ntabwo bwigeze butekerezwa n'umuntu ngo abari ubwishyiriraho, nta nubwo ari idini ryabutekereje, nta nubwo ari n'ubuyobozi bw'isi bwabushyizeho, ahubwo bwashyizweho n'Imana kugira ngo bube umunezero w'umuntu. Kubasoma muri iki gitabo cy'Abakurambere n'Abahanuzi hatwereka yuko impano Imana yahaye umuntu itandukanye, hari harimo ibintu byinshi
byagombaga kumunezeza. Muri iyo ngobyi ya Edeni umuntu yari amaze guterekwamo hari harimo ibiti by'amoko yose, byinshi muri byo bihunze amatunda aryoshye cyane. Hari imizabibu iteye ubwuzu, igororotse, isa neza. Amashami yayo yari aremerewe n'amatunda y'igikundiro. Adamu na Eva bagombaga kumenyereza ayo mashami y'imizabibu kwigonda, maze bakiberaho batwikiriwe n'amatunda n'ibibabi by'ibiti bitoshye. Hari indabyo zifite impumuro nziza cyane z'amabara yose ashashagirana hagati muri ubwo busitani. Ngo ariko ibyo byose Imana, nubwo Adamu yari ari kumwe nabyo, ntabwo byagombaga kumubera umunezero, ahubwo Imana imushakira umufasha umukwiriye kugira ngo bazabane ibihe byose kandi bazabe mu munezero uzira amakemwa. Mu ngingo turi buze kuganira muri iki cyigisho kitubwira ngo umuryango mwiza niwo munezero w'umuntu, turaza kuganiramo ingingo eshatu nkuru, cyangwa se navuga ngo ni ingingo ziremereye eshatu. Ubwo turaza kurebera hamwe imiganda yubaka urugo. Icya kabiri turaza kureba nanone ni intandaro yo gutana kw'imiryango mu byiza Imana yageneye umuntu. Icya gatatu turaza kuganira n'uburezi, uburezi bw'abana baba babonetse muri uwo muryango, nabo turi buze kubaganiraho. Mu miganda yubaka urugo, ijambo ry'Imana ritubwira mu gitabo cyitwa Inama zigwa itorero, umugabane wa mbere, wa kabiri nako hari amagambo nshaka gusoma. Haragira hati: abazirikana ko gushyingirwa ari itegeko rimwe ryo mu mategeko yera y'Imana, kukarindwa n'itegeko ry'Imana, bazajya bayoborwa n'amategeko atunganye. Ntabwo Kristo yigeze ahatira abagabo n'abagore kubaho badashingiwe. Ntiyaje gukuraho gushyingirwa kwera, ahubwo yaje kukwemeza abantu no kukugarurira kwera kwako kwa katanga ka mbere. Anezezwa aburugo rwimiswemo urukundo rutunganijwe kandi rutikanyiza. Ijambo ry'Imana ritwereka ko ntabwo Imana yigeze yemerera abantu, iha uburenganzira, ibwira abantu ko babaho badashingiwe. Oya, ahubwo ijambo ry'Imana ritubwira yuko kugeza ubu ntabwo Imana irabuza, ntawe Imana ibuza gushyingirwa, ariko gupfa kubikora utazi amahame abigenga, gushyingirwa utazi inshingano zikurindiriye, ibyaba byiza no kudashyingirwa kuruta gushinga ingo z'umwaku. Nta tsinda ry'abantu, nta rwego Kristo yigeze ahatira kudashyingirwa ngo bakomeze kuba ingaragu. Ntiyaje gukuraho gushyingirwa kwera, ahubwo yaje kuguha agaciro no kukuvugurura ngo gusubirane kwera kwako kwa katanga ka mbere. Yishimira b'umuryango wimitswe mu rukundo rwera kandi rutikanyiza. Mavandimwe, nguwo umugambi w'Imana ku ngingo y'ubukwe. Imana yashakaga ko umuntu agira umunezero ukomotse muri uko gushyingirwa. Irangije ibiha umugisha, niyo yatashye ubukwe bwo muri Edeni. Irangije irabweza ibiha umugisha, yari hibereye, ibwerekana uburyo yari yabihaye agaciro. Noneho kugira ngo urugo rube rwiza, wa munezero Imana yageneye umuntu uze kugerwaho, hari imiganda ariyo tugiye kubanza guheraho ishobora gufasha umuntu wese kugira ngo urugo rwe rube umunezero. Umuganda wa mbere ni ugukunda Imana. Iyo abashyingiranywe bakunze Imana bombi, mu gitabo cyitwa cya Yobu igice cya 28 umurongo ni uwa 28, haragira hati: dore kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Iyo abashyingiranywe, umuganda wa mbere ni ugukunda Imana. Bitewe nuko ufite Imana aba afite byose, umusore n'inkumi bakunda Imana nibo bashobora gukundana uruzaramba, kuko Imana ari batera gukunda no gukora ibyo yishimira. Mu Bafilipi igice cya 2 umurongo wa 13. Ku bana bakuruwe n'uburanga, bahujwe n'agakungu, babitewe n'inyota y'ubutunzi cyangwa umwanya w'icyubahiro umuntu afite,
ku bana batangiriye ku busambanyi, ku bana ku gahato nyuma yo guterana inda z'indaro, nibyo mboneka rimwe ku rugo nk'urwo rusoza urugendo neza. Mu bintu Imana yateganirije umuntu kwari uko yagombaga gukunda Imana, yaba akunze Imana, Imana iri muri we n'iri muri mugenzi we ntabwo bashobora kunaniranywa. Noneho niba uwo muteganya kuzabana yanga Imana nziza, wowe ntabwo azagucira kari urutega, kandi uri umuntu ucumuraho hato na hato. Niyo soko y'ibyiza byose by'umuntu. Uwabuze ubwenge bwo kuyikunda ntiyabona aho ahera akunda umuntu upfa w'umunyamafuti nkawe. Niyo mpamvu abashakanye, abagiye gushyingiranywa, kugira ngo uyu muganda w'intangiriro y'umuryango haboneke umunezero, nuko hagati we na mugenzi we baba bakunda Imana. Kubasomye agatabo kitwa Inama z'Itorero, hari amagambo avuga ngo Kristo uri mu mugabo azumvikana na Kristo uri mu mugore. Aho niho ntandaro y'umubano mwiza, kuko buriya urugo rugira amakoni menshi n'amashuri atandukanye. Umubano wa mbere uba wuzuyemo urukundo, ariko kuko umuntu acumura kandi mukaba mwari mutaziranye, ibyo bijya bituma iyo ubonye amafuti ye urukundo rushobora kugabanuka. Ariko ngo iyo mwahujwe n'urukundo mukunda Imana, ngo urukundo ruva mu bwiza rujya mu bundi. Noneho rero abagabo n'abagore bashobora kugera ku rugero Imana ibashakaho baramutse basabye Kristo kubafasha. Ubuntu bwe buzakomeza abamwiyegurira, bamukunda kandi bamwiringira. Icyo ubwenge bwa kimuntu bitabasha kubakorera, urukundo rwe rushobora guhuriza imitima ku masezerano akomoka mu ijuru. Urukundo ntiruzaba urwo mu magambo yo kuryarya gusa. Nk'uko ijuru rirusha isi kubaha ibinoze, niko ubushobozi bw'Imana burusha ubw'ibindi guhuriza hamwe imitima y'abantu. Ikiboshywe neza nk'icyo kiraramba, kikihanganira ingorane n'ibigeragezo. Uko niko umuntu aboherwa ku wundi nk'uhambiye imirunga y'izahabu y'urukundo ruramba. Iyo umugabo n'umugore baramutse babohewe ku Mana, ijuru rirusha isi kuboha ibinoze, kandi ubwo bushobozi bwo guhurizwa hamwe muri ubwo buryo, ngo ikiboshywe neza kandi kiboshywe mu kuri, nicyo kirarama kikihanganira ingorane n'ibigeragezo. Uko niko imitima y'abantu ibohewe ku Mana, ngo ibihambirijwe imirunga y'izahabu y'urukundo, kandi iyo mirunga ibaho iraramba ibihe byose. Rero umuganda wa mbere w'abagiye kubaka ingo zabo n'abazubatse nuko bakunda Imana, ngo iyo bakunda Imana barakundana. Ingingo ya kabiri ni ukurambagiza neza. Umuganda wa kabiri ni ukurambagiza neza. Bibiliya igaragaza yuko Itangiriro igice cya 24 muzagisome guhera ku murongo wa mbere, hatwereka yuko igihe Aburahamu yashakaga kurambagiriza umwana we Isaka, yabanje kubitekerezaho, agira n'uwatoranya uzabimukurikiranira, kandi nawe yari umusaza w'umunyabwenge, ariko washatse ibimenyetso ahereye ku gusenga. Yarabanje arasenga, abona ko icyo gikorwa giteye ubwoba kandi gikomeye. Kubasomye igitabo cy'abakurambere n'abahanuzi, yibajije umunezero uzaba mu rugo rwa Aburahamu igihe azaba azanye umukobwa ushobora kuba umugisha mu muryango. Yibaza narambagiza nabi akaga umuryango wa Aburahamu uzagira. Kubasomye mu gitabo cyitwa urugo rwa Gikristo, handitse ko ku isi nta muntu ushobora kukurwaza ngo akubabaze nk'umugabo wawe cyangwa umugore wawe. Ku isi yose abantu mushobora kugira ibyo mupfa, bashobora kukugwa nabi, ariko kuko uri gutaha iwawe ntacyo bagutwara. Mu bwenge bwawe uramutse unabikontoreye wasanga ntacyo baragutwara. Ariko umuntu mubana, iyo uramutse utoranije nabi, ngo nta wakugwa nabi, aba ameze nk'ikidondi, cyangwa se ikidondi kiva hejuru ku nzu kikwagugwa mu gutwi igihe cyose. Yakubuza amahoro, yakubuza umudendezo igihe cyose. Niyo mpamvu rero umuganda wa kabiri ni ukurambagiza neza. Kurambagiza neza, umuntu wese ushaka kuba kuruzaramba arabanza agafata igihe gihagije cyo kumenya mugenzi we, akagerenjura imiterere ye, imico ye, imikorere ye, akareba niba bizahuza n'icyo amushakaho gitumye ashaka kubaka urugo. Benshi bomokera ku cyambu cy'amakuba, maze gushyingirwa bagashyingirwa bo batazi,
iyo ni imwe mu mpamvu za mbere zitumye hariho kubana nabi kw'abashakanye. Aha ntitugomba kwibagiza ko isuzuma ryose ryiza rikorwa n'uzi ibintu. None warambagiza neza ute nawe utazi ibyiza bikwiriye? Buri musore agomba kuba yarize ijambo ry'Imana, yarahawe amahugurwa ahagije mu bijyanye no kurambagiza. Iyo ugiye kugura imodoka, umuguzi mwiza w'inzobere ntiyita ku ibara ryiza ry'inyuma, ahubwo yita kuri moteri, akareba uko ikomeye, akamenya ibyo ikenera n'ibyo izajya yirinda n'ibyo azajya yirinda igihe azaba yayiguze. None se abasore mwitegura kurwubaka, urwo rugero rwaba rubageze ku mutima? Ngo ni ibintu kuko ari ingingo ikomeye izakuzanira umunezero w'ibihe byose, ngo uba ugomba kubanza kumenya niba ushaka kubaka uruzaramba, atari za zindi z'amezi z'imyaka ingahe, za zindi za kontaro, ku buryo umuntu ahabwa na mugenzi we ati nimbona biciyemo tuzongera twongezeho imyaka. Izo ningo ziriho muri iki gihe. Ariko ushaka kubaka uruzaramba agomba kubanza agafata igihe kirekire cyo kumenya mugenzi we, akagerenzura imiterere ye, imico ye, imikorere ye, akareba niba bihuza n'icyo amushakaho gitumye ashaka kubaka urugo. Noneho niho batanze urugero, baravuze bati mu gitabo cyitwa Amabanga y'Urukundo 229 haranditse ngo igihe ugiye kugura imodoka nziza, umuguzi w'inzobere ntabwo yita ku ibara ry'imodoka, ahubwo yita kuri moteri, akareba uburyo ikomeye, akamenya ibyo ikenera, akamenya ibyo azajya yirinda igihe azaba yayiguze. Mbere yuko winjira mu mushinga wo kubana na mugenzi wawe mu buzima bwose, ugomba kubanza kumenya neza ihererekanyamurage rye, imiterere ndemano n'imitekerereze, ibimwahagiza n'ibyo anyotewe mu buzima, umuryango avukamo, urwego barimo hamwe n'icyo byamukozeho. Ibyo byose ni intambwe ya mbere iyo kurambagiza neza. Uba ugomba kubanza kubyitondera, ntubihubukire, ntukururwe n'ibara ry'imodoka nk'uko batubwiye, ahubwo ukaba wabanje kubitekerezaho neza. Ngiyo umuganda wa kabiri. Umuganda wa mbere ni ugukunda Imana, uwa kabiri ni ukurambagiza neza. Umuganda wa gatatu ni ababyeyi. Ababyeyi baba bagomba kubigiramo uruhare niba ushaka kubaka uruzaramba. Mu gitabo cy'ibihamya umuzingo wa mbere, paje yaho ya 83, hatwereka ko ababyeyi igihe cyose baba bagomba kubigiramo uruhare, kuko umunezero uzaza muri uwo muryango ntabwo ari wawe wenyine, ahubwo muzawusangira. Kuri paje yaho ya 83 herekana yuko ibihe bya kera abana ntabwo bagombaga kwinjira mu nshingano yo kurambagiza batabanje kugisha inama ababyeyi babo bubaha Imana, ngo babafashe, babahe ibitekerezo, babahakanire, babiyame, babemerere bitewe nuko babonye umwana wabo atazaruha. Reka tuyigereho page 83. Haragira hati mu bihe bya kera abana ntabwo bagombaga gushyingirwa batabanje kubyumvikanaho n'ababyeyi babo. Gutoranya umufasha byari iby'ababyeyi, kandi byabaga ari icyaha ku muhungu gushyingirwa atabanje kubagisha inama. Babanzaga kubibagezaho, bakabanza kubigenzura niba uwuteganya yubashywe, kandi niba abo bantu b'uburyo bubiri byemewe ko bashinga urugo. Icy'ingenzi ku basenga Imana y'ukuri kwari ukudashyingiranwa n'abasenga ibigirwamana, batinya ko umuryango wabo wazajyanwa kure y'Imana. Ndetse no hanyuma yo gushyingiranwa kwabo, abana babaga bafite inshingano ikomeye ku babyeyi babo. Ntabwo byabagaho gufata umwanzuro batabanje kubigeza ku babyeyi babo. Bagombaga kubahwa no kumvirwa mu gihe ibyifuzo byabo byabaga bitarwanya iby'Imana isaba. Iyi ni ingingo ya gatatu, nuko abana bagombaga gusaba ababyeyi inama mbere yo kwinjira muri uwo mushinga. Ibyanditswe bitubwira yuko ababyeyi baba bafite ubwenge, baba bafite inararibonye,
baba bafite inama baguha, nubwo umubyeyi atagomba guhitiramo umwana wabo uwo azabana nawe cyangwa ngo amuhatire kubana n'uwo adashaka. Nanone si iby'ubwenge ku musore cyangwa inkumi yemeza kubana na mugenzi we atarabanje kubishyira mu biganza by'ababyeyi be bubaha Imana ngo bamugire inama. Haba ubwo ababyeyi baba bafite impamvu yemewe n'ijuru ibatera kuvuguruza umwana wabo, bararebye aho atarebye, akaba ari nta cyaha bakoze. Niba waragize umugisha wo kubona ababyeyi bubaha Imana, ujye ubasaba inama, babwire ibyiringiro byawe n'imigambi yawe, nibagusangize ku masomo bigishijwe n'inararibonye y'ubuzima. Mbese birakwiriye ko umusore cyangwa inkumi ahitamo mugenzi we bazabana atabanje kugisha inama ababyeyi be niba abakunda niba bakunda abana babo? None se umusore yakomeza kwikurikirira inzira ye nyuma yo guhabwa inama no guhendahenda kw'ababyeyi be? Ndabasubiza nkomeje nti ibyo ntibikabeho, aho kuba bityo byaruta ntashyingirwe. Ubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Iri tegeko riri mu isezerano Imana itazabura gusohoreza bumvira. Ababyeyi buzuye ubwenge n'amakenga nabo ntibazagira guhitiramo abana babo abo bashyingiranywa nabo birengagije guha agaciro ibyifuzo n'ibitekerezo byabo niba byerekeje mu ruhande rwiza. Uyu ni umuganda wa gatatu. Ni ngombwa ngo ababyeyi, kuko uwo mwana uzaza, uwo mukobwa iyo agiye, umubyeyi mu mutima w'impuhwe, umubyeyi wamubyaye, ntabwo birangirira uwo munsi ngo ubwo amushyingiye, ubwo yakuze yacutse, ahubwo mu bitekerezo ahoramo kuko ari we wamubyaye. Muri ubwo buryo rero aba akwiye gutanga inama ngo akamusangiza amasomo yigishijwe n'inararibonye y'ubuzima. Uyu ni umuganda wa gatatu. Umuganda wa kane ni ugukundana. Gukundana muri Yohana, urwa mbere rwa Yohana igice cya 4 umurongo wa 20 hatwereka yuko iki gihe gukundana haranditse hati, umuntu navuga ati nkunda Imana akanga mwene se aba ari umunyabinyoma, kuko udakunda mwene se yabonye atabasha gukunda Imana atabonye. Nta muntu ukunda Imana wananirwa gukunda mugenzi we. Urukundo ruhuza imitima. Mwimenyereze gukundana no kwihanganirana, nibwo gushyingirwa kwanyu kuzaba intangiro y'umunezero aho kuba iherezo ryarwo. Ubushyuhe n'ubucuti nyakuri n'urukundo ruhuza imitima ibiri ni umusogongero w'umunezero w'ijuru. Buri wese agomba gukunda mbere y'uko asaba gukundwa. Mu rugo niho hakwiriye kuba ihuriro ry'urukundo ruboneye kandi rwo mu rwego rwo hejuru. Amahoro, ubumwe, urukundo, umunezero bigomba gushakishwa umunsi ku wundi kugeza ubwo bizacengera mu mitima y'abagize umuryango bose. Ikimera cy'urukundo kigomba kugaburirwa neza, bitari ibyo kizapfa. Ikimera cy'urukundo mu muryango kigomba kugaburirwa, kikabagarirwa, ngo ibitari ibyo icyo kimera gishobora gupfa bitewe nuko umwe muri mugenzi we atagihaye agaciro. Gukundana ni ingingo kubazasoma muri ingingo yo gukundana baranditse ngo urukundo nyakuri ruhiniye muri aya magambo avuga ngo ndagukunda, nzakomeza ngukunde n'igihe uzaba utagifite igikundiro. Urukundo rubamwo uburyo butatu: hari urukunda ibintu, hari urukunda ibara, ariko hakaba n'urukundo ruva ku Mana rwitwa agape. Urwo rukundo nirwo abakundanye ngo udashobora kubateranya, ntacyo wakora ngo bateranye kuko baba bahujwe n'imirunga y'ijuru. Noneho umuganda wa kane ni uguhana agaciro no kurinda urugo rwanyu. Iyo mumaze gushyingiranwa muba mugomba guhana agaciro, buri wese akabazi agaciro mugenzi we afite. Ingorane zikomeye cyane zerekana yuko abantu benshi, iyo umugabo azanye umufasha we, kuri bamwe abazi ko ari igikoresho, ko ari umutware azajya avuga gusa, umugore agashyira mu bikorwa, agahinduka umukozi wo mu rugo no kubwirwa gusa nk'umwana wo mu rugo. Ariko umugabo n'umugore bahura bakuze, umwe aba afite ibyo akunda ashaka kandi aharanira, n'undi akaba afite ibyo akunda bidasa n'ibye. Kwibwira ko umwe mu bashakanye agomba guhindura mugenzi we akamera nka we
cyangwa kugerageza kubikora ni ukurusenya rugikubita. Mu kurinda urugo no guhana agaciro, buri wese mu bashakanye abasabwa ibi bintu bikurikira. Icya mbere ni ukwirinda kuvogera ubumuntu bwa mugenzi wawe. Umugabo n'umugore bagomba kurinda imiterere yabo yihariye. Mu kwihuza kwabo mu buzima, mureke urukundo rwa buri wese ruba urwo kunezeza mugenzi we. Ni ngombwa ko buri wese yita ku munezero wa mugenzi we. Ibyo ni byo Imana ibashakaho. Ariko nubwo mugomba kwisanisha kugeza ubwo muhinduka umuntu umwe, ntibikwiriye kumwe muri mwe azimiriza imiterere yihariye muri mugenzi we. Imana niyo nyiri imiterere yanyu. Ni ukuvuga ngo uko Imana yaremye umuntu, ntabwo abantu bakunda ibisa, nta nubwo abantu bambara ibisa, nta nubwo intekerezo z'abantu nubwo baba babana bakundanye bashobora gutekereza bimwe ngo umuntu mbega ayatekereza n'undi bihite bijyamo muri we direct. Ahubwo buri muntu wese agira ibyo atekereza, agira imitekerereze ye, agira imyanzuro ye, kandi iyo yerekeye mu byiza urugo rurakomera. Rero guhana agaciro no kurinda urugo rwanyu, yaba umugabo cyangwa umugore, ntawe ukwiriye kwemera ko imitekerereze yihariye irigitiramo ya mugenzi we. Ubwo aho nshaka kuvuga, hari igihe umuntu abikemera tete ku buryo kuri buri kantu kose abagabo nabo bagore bakunda, umugore ukunda kwikiriza gusa ibyo umubwiye byose ati yego rata nari ndi kubitekereza, nanjye nari nabitekerejeho, uzi ko ari byo, ukavuga uti uyu mugore niwe mwiza. Ariko hano baratubwiye bati ntabwo ari byiza ko imitekerereze ya mugenzi wawe yigitira mu yawe. Buri muntu wese muri bo bagomba kwibariza Imana bati icyo ukuri ni ikihe, ikibi ni ikihe, nshoboza nte, nasoza ntimigambi yanjye. Nimureke urukundo rwanyu rwinshi mu ruhundagaze kuri mugenzi wawe, kuri wa wundi watanze ubugingo bwe kugira ngo aducungure. Uko murushaho gukunda Kristo, urukundo rukomeye, niko urukundo mukundana mwembi ruzarushaho kwezwa no gukomera. Kuri iyi ngingo ko ntabwo nabibuze kwitindaho cyane, ariko ni byiza yuko buri wese aha agaciro mugenzi we. Umuganda wa gatanu ni uburyo gukumira inshuti mbi n'inziza no kuzishyiriraho urubibi. Imigani 18 umurongo wa 24 haranditse ngo inshuti nyinshi zisenya urugo. Mu nshuti habaho inshuti z'uburyo bwinshi, ariko habamo imbi n'inziza. Izo zose zirinjira, ariko muba mukwiye kuzishyiraho urubibi. Ntizinjire mu mabanga y'urugo cyane zikagira aho zigarukira. Ahazengurutse buri muryango wose hari uruziga rwera rugomba kurindwa, nta n'umwe wemererwa kugwinjiramo. Umugabo n'umugore bagomba kwegurira Imana ubuzima bwabo. Umugore nta banga na rimwe akwiriye guhisha umugabo we maze ngo arihishurire abandi. Umugabo nawe nta banga akwiriye guhisha umugore we maze ngo arihishurire abandi. Umutima w'umugore ugomba kuba igituro ahambamo amafuti y'umugabo we, kandi nanone umutima w'umugabo ugomba kuba igituro ahambamo amafuti y'umugore we. Nta n'umwe mu bashyingiranywe ukwiye kwinezeza ku ruhande rwe. Aha harerekana yuko inshuti zikwiye kugira aho zigarukira, ariko ntuzinjize mu mabanga y'urugo akabaye kose ngo ube wabwira bagenzi bawe, ube wabwira inshuti yawe. Ibyo bituma urugo rushobora gusenyuka. Noneho ingingo ya gatandatu ni ikiganiro mu muryango. Ikiganiro mu muryango kiba gikwiriye ibihe byose, kuko mu gitabo cya Nehemiya igice cya 8 umurongo wa 12 hari amagambo avuze ngo maze abantu bose baragenda bajya gufungura no guhana amafunguro no kuganira ibiganiro by'ibyishimo byinshi. Ikiganiro ni imwe mu misingi ikomeye. Burya koko ukuri gushira mu biganiro. Umugabo n'umugore bagira igihe cyo kuganira bacyubashye, bagihaye agaciro urugo rwabo. Umuryango ushobora kudaha umwanya ikiganiro bacyubashye, bagihaye agaciro, urugo rwabo ntirushobora gutera imbere. Igihe hagati y'umugabo n'umugore buri wese yinjira nk'umupagasi,
nk'abapagasi abapangayi babana mu nzu, buri wese agira ibye n'undi agira ibye, yikorera ibimujemo, abyuka undi ntamenye iyo yarengeye. Hakaba n'igihe umubyeyi atetse ibyo kurya azi ngo umugabo agiye hano hepfo gatoya, bukira bibaye bityo ibiryo bikarara bikirwa mu gisuperi ategereje ngo umugabo ari hafi. Urugo nk'urwo ntabwo rushobora gukomera. Ikiganiro cy'abo umuryango ni ingenzi ku bagize umuryango ko baganira. Birakwiriye ko muri uwo muryango haba mu rubuga rw'impaka nziza zubaka. Nta gisa no kugira umugore, umwana, umuvandimwe ugukunda, uyu ukenera ko muganira, byanaba ngombwa akaguha inama zivuguruza imigambi yawe. Icyo gihe uba uri umukire ku bitekerezo. Icyo kiganiro kigomba kujya kiba mu gitondo ubwenge butuje. Muri icyo kiganiro hagomba kuzirikanwa byinshi, ariko iki kiganiro cya mu gitondo mu rukerera, ndetse ukabanza ugasaba mugenzi wawe ukareba ko yakangutse. Ngo ibiganiro kenshi bya nimugoroba ubwonko bunaniwe, umugabo cyangwa umugore bose barushye, ngo ntabwo gikunda kugira umusaruro. Kandi muri icyo kiganiro umubyeyi w'umugore abuzwa kuzana ikiganiro azanye n'ibiryo, ngo azane ibibazo azanye n'ibiryo. Umugabo yaba agitangira kurya ati rero nubwo muri kurya ariko na wa mwana bamwirukanye, kandi mwihangane, burya n'ishati ye burya nabonye yacitse, murye ariko muri kubitekerezaho. Icyo ntabwo ari ikiganiro cyubaka urugo. Ngo ikiganiro kiza mu gitondo bose baruhutse, ukabanza ugasaba na audience, ukamenyesha mugenzi wawe, tese mwaramutse, yaba amaze kwikiriza, utese uratuje, ko ari byo nshaka kukuganiza. Muri iki kiganiro bavuzemo byinshi ntaraza kubonera umwanya wabyo, ariko hari byo numva ntabura kuvuga. Icya mbere bavuze yuko bagomba ukwiriye kubwirwa akwiriye kugira ikiganiro neza, gutangira ikiganiro neza nubwo cyaba ari gito, kandi kikaba gifite icyerekezo. Ubwirwa mbere ya byose agomba kumenya gutega amatwi, agomba kwirinda ingeso yo kurogoya abari kumubwira abavugiramo. Mbega ukaba nk'umunyabwenge ku buryo burengeranye, ku buryo utangiye kukubwira uhita umusubiza atararangiza ngo nabyumvishe, kandi ariho agitangira. Ngo ubusabwa usubiza bakimubwira bigaragaza ubupfu bwe n'ubushizi bw'isoni. Imigani 18 umurongo n'uwa 13. Aha niho ibintu byinshi bipfira bikononekara. Kandi kumenya gutegera amatwi mugenzi we ntibitegeka umugabo imbere y'umugore we gusa, cyangwa umubyeyi ku mwana we, ahubwo n'umukoresha niyitoze gutegera amatwi ibyifuzo n'ibitekerezo by'umukozi we. Umuyobozi mbere y'uwayoboye nawe bibe bityo, azirikane amategeko agenga gutegera amatwi mugenzi we. Ni amategeko agera muri 6. Iya mbere ni uguherekesha ikiganiro imvugo itari y'amagambo. Bisobanuye kwitegereza uri kukubwira, indoro ikeye, kumumwenyurira, kuzunguza umutwe nk'ikimenyetso cy'uko uri kumva neza ibyo ari kukubwira, gushyushya ikiganiro. Ibyo bishyushya ikiganiro muri kugirana. Icya kabiri, kwirinda kurangara igihe mugenzi wawe akubwira, bigufasha kuzikura mu bitekerezo ari kukubwira atashoboye kuvuga neza. Icya gatatu, gusiganuza neza ibyo yakubwiye, wirinda kuba kuka inabi uri kukubwira. Iya kane, kwegeranya ingingo wumvise ukazisubiramo uri kukubwira, nibyo bimwereka ko wamwumvise. Iya gatanu, kumenya umwuka uyoboye uri kukubwira, ukamenya impamvu azamura ijwi atinya kukureba mu maso, kandi ukamenya impamvu ari kuvuga atyo. Iya nyuma ni ukuvuga ubufasha uri buhe uwagushyikirizaga ibyifuzo bye, wirinda gutsimbarara kubikurimo. Ngize ingingo ziranga ikiganiro. Hari amakosa akorwa bitewe no kutamenya, ariko ibyo byose biza iyo uramutse utumvishe neza mugenzi wawe. Uwagira ngo umugabo n'umugore bagira umudendezo wo kuganira ku bibazo byabo bafite umwuka wa Kristo, ingorane zabonerwa umuti. Nyamara kenshi baricecekera, ntibabyicarire, bigakomeza gukomeretsa imitima yabo kuri buri ruhande. Gusabana neza bigizwe n'intambwe zikurikira: kugena igihe mwahariye kuganira, gutegera amatwi mugenzi wawe ufite umugambi wo gushaka kumenya,
kwemerera mugenzi wawe kukubwira ibitekerezo n'imigambi binyuranye n'ibyawe, kumushimira amaze kuvuga, gukabakabwa n'imvugo zitari amagambo, kuguma ku ngingo iganirwa ntimutaragurike, kuba imfura n'inyangamugayo mu kiganiro. Ibi byose ni umushinga cyangwa se ni umuganda wa 6 ushobora kubafasha mu buzima bwanyu. Noneho ingingo ya 7, umuganda wa 7 ni ukwihanganirana. Mu gitabo cy'Abefeso igice cya 4 umurongo ni wa 2 hatwereka ko abantu b'Imana baba bagomba, ntabwo warashyingiwe marayika, ahubwo warazanye umuntu, uwo muntu mugiye kubana mukwiye kubana mu buryo bwo kwihanganirana, kubabarirana igihe mugenzi wawe hari amakosa yagize, kuko ni umuntu ntabwo ari marayika. Haragira hati mwicisha bugufi rwose, mufite ubugwaneza bwose no kwihangana, mwihanganirana mu rukundo. Kwihanganirana kw'abashakanye bijya bituma urugo rwabo rukomera. Ndetse muri iki gitabo cy'amabuye yo gutarukiraho kuri page 132 haranditse ngo uko byaba kose umugabo n'umugore bashyingiranywe nubwo baba bafite imico myiza, ariko n'abantu nibarangwe no kwihangana ya mbuto y'umwuka. Muri uko kwihangana biba bisabwa ko buri muntu wese asabwa kwimenyaho amafuti, kumenya kuyasabira imbabazi mu mwanya wayo, kandi mugasabana imbabazi no kubabarirana. Ingingo ya nyuma, umuganda wa nyuma wa 9 ni uguhuza umutungo. Guhuza umutungo wanyu niwo muganda wa 9 wo kubaka urugo. Babiri biyemeje kubana baba babaye umwe ku mubiri, mu bitekerezo no mu mutungo. Nubwo bitazabura kubaho kenshi ko umugabo cyangwa umugore uzumva bari kwishyuzanya, ubwo hari imiryango yagushije ishyano ku buryo umugabo n'umugore baguzanya, umwe ati nyishyura bya 2, undi ati cyagene naguhaye 1000, atariko na mbere naguhaye ikindi, kandi ubwo ari umugabo n'umugore baravuze ngo babiri biyemeje kubana baba babaye umwe ku mubiri, mu ntekerezo no mu mutungo. Nubwo batazabura kubaho ko kenshi umugabo avunwa cyane no gushaka amafaranga, kuyapangira no kwagura imishinga, ariko ntibikabeho ko umugore ahishwa ayo makuru. Ayamenye igice, azafatwa nk'utayafite, ndetse kuri bamwe na bamwe uyu usanga iyo umugabo agize impanuka agapfa, abo yagujije amafaranga nta n'umwe utunguka, ahubwo hajya haza babandi baje kwishyuza. Hari igihe wumva itangazo rivuze ngo bari kwitabaro bakavuga bati rero byashoboka ko hari uyu muntu yari afite amafaranga, aze kutwegera nyuma nk'umuryango tuze kumwishyura. Abo nibo baboneka baje kwishyuza, ariko abo yagujije bitewe nuko aba yahisha umutungo we kenshi ntibakunda kugaragara. Ubwo rero ntabwo byemewe ko umugabo n'umugore umwe agira amafaranga ahisha mugenzi we, afatwa nk'utayafiteho inama, kandi ari uwo bashakanye. Ntibakwiriye guhezwa mu micungire y'umutungo w'urugo. Rimwe na rimwe bishobora kubaho kumwe babana akora wenyine, akirwanaho mu birebana n'umutungo adakeneye ubufatanye na mugenzi we. Hari impamvu ikomeye kandi y'ukuri biteye, ariko ntabwo byemewe. Buri wese abagomba gusangira amakuru na mugenzi we. Noneho aya izi twaganiraga ni imiganda yubaka urugo. Noneho ubwo tugiye kuri ka kagingo ka 2 katubwira ni ibiki bituma abashakanye bakunda gutana kandi barashingiwe bakuze, buri wese yarifatiwe mwanzuro. Ingingo ya mbere ni ukurambagiza nabi. Mu bacamanza igice cya 14, iyo umuntu arambagije nabi, ijambo ry'Imana ritubwira yuko aba agomba kuzahura n'akaga gakomeye cyane. Guhera ku murongo wa 1 haragira hati nuko Samusoni aramanuka ajya i Timuna, abona umukobwa wo mu Bafilisitiya, maze arazamuka abwira se na nyina ati nabengutse umukobwa i Timuna, uwo mukobwa w'Abafilisitiya none ni mu munsi 2. Nuko se na nyina baramubaza bati mbese nta mugeni uri mu bakobwa ba bene wanyu cyangwa mu bwoko bwacu bwose byatuma ujya gushaka umugeni mu Bafilisitiya batakebwe? Samusoni abwira se ati nsabira uwo kuko ari we nkunda cyane.
aya magambo araremereye kandi niyo ntandaro y'imiryango myinshi. Nk'uko twamaze kubivuga haruguru, iyo ababyeyi bafite inararibonye batabanje kubigiramo uruhare, urugo ntabwo rushobora kugira icyizere ko ruzakomera. Intandaro yo gutana ni ukurambagiza nabi kw'abasore n'abakobwa, ndetse uko kurambagiza nabi nako gufite utugingo twinshi ariko tugiye kuvuga twihuta. Icya mbere ni ukurambagiza uburanga. Uburanga ni ibintu abasore benshi ubu kuri YouTube n'ahandi hatandukanye, kuri Facebook ubu hari ubukwe, hari amatangazo y'abakobwa bapostinga amafoto yabo, abasore nabo bakipostinga, hari n'amaradiyo ajya bahuza ati nkeneye umukobwa w'umuhazero ufite 1 na santimetero zinizi w'inzobe ufite ibiri binibi. Uburanga ni intandaro y'ingorane zikomeye cyane zingo zo muri iki gihe. Mu gitabo cy'imigani 31:30, ubutoni burashukana kandi uburanga bwiza ni ubusa, ariko umugore uba witeka niwe uzashima. Mu gitabo cy'imigani 11:22 haratubwira ngo umugore w'uburanga bwiza utagira umutima ni nk'impeta y'izahabu ikwikiwe mu izuru ry'ingurube. Ubwo birerekana ko uburanga buza ku mwanya wa kabiri mu bishobora kubaka urugo. Uburanga bufite uruhare rwa ntarwo mu bizagufasha kuzana umunezero mu rugo, amahoro n'ubukungu mu rugo rwawe. Kubw'ibyo rero abasore bagomba gutandukanya ubwiza n'uburanga. Ubwiza ni imico, naho uburanga bukabisura y'inyuma, ku buryo n'abatayigira bashakira mu marangi, amavuta, imitako, byarimba bamwe bakajya kwibagisha ngo bagire uburanga. Ibyo byose ntacyo byafasha na gito mu kubaka urugo. Abashaka ubwiza n'icyubahiro, ubwo ni mu Baroma 2:7, babishakisha gukora ibyiza badacogora, Imana izabitura ubugingo buhoraho. Muri ubwo buryo nta ruhare na rumwe mu bishobora gufasha umusore cyangwa umukobwa mu kubaka urugo ngo yifashishe uburanga, kuko uburanga nta ruhare mu byiza byose mwene muntu abasha kwishimira, ari ubwenge, uburanga, ubushobozi, amagara mazima. Muri ibyo byose nta na kimwe gihwanije agaciro n'imico myiza. Niba ushaka kubyemera birahagije gusa kwitegereza ukuntu amashuri, amafaranga n'imbaraga ntacyo bimaze iyo biri mu biganza by'ufite imico mibi. Ubuhanga bwerekejwe mu kibi, ubutunzi umuntu aboneshejwe no kubeshya, uburanga bugizwe igikoresho cyo gushukana, biteza akaga gashishana, ibiramambu. Iyo ubuhanga bwerekejwe mu kugira abandi neza no kubumva, kuba amaso no gukiranuka no gukora iby'ubutwari, bituma izo mpano zose zihinduka inyunganizi z'igiciro gikomeye mu gutuma habaho imibereho itunganye y'ingirakamaro kandi irimo umunezero. Rero bavandimwe, ngiyi ingingo, zimwe mu ngingo zituma ingo zisenyuka. Ni abasore ahurira n'umukobwa mu modoka, yareba uburanga, yareba amataye, agatangira akarambagiza. Ibyo bimaze gutuma ingo nyinshi zisenyuka. Uwo ni intambwe ya kabiri, ni ukurambagiza uburanga. Icya gatatu ni ukurambagiza ubutunzi. Imigani 24, Imigani 24 umurongo wa 27 hatwereka ko ijambo ry'Imana ritubwira ko umusore aba agomba kubanza kwitegura ibyo ku gasozi, akaringaniza imirima, hanyuma akabona kubaka inzu. Bitewe nuko ishema ry'umuntu rikomoka mu byo asanze, bitewe nuko ishema ry'umuntu ridakomoka mu byo asanze, ahubwo bizanwa n'ibyo ashoboye, ni nako agaciro k'umuntu atari icyo ari cyo, ahubwo ni icyo amaze. Ibi abarushinga benshi ntibabimenya. Niyo mpamvu hariho abagabo barambagiza ubukungu kuruta kurambagiza imico. Abagabo bibagiwe ko ishema ryabo atari iby'umugore azanye, ahubwo biterwa n'ibyo asanze. Abagore bumva bakomejwe nuko ibigize urugo byavuye mu biganza byabo cyangwa iwabo. Hari n'abagabo basuzugura abagore babitewe n'ubwinshi bw'ubutunzi buva ku ruhande rw'umugore, bakumva ko kubashaka bazanye ubutunzi ari ukubagura, kubihambiraho cyangwa kubahonga nk'aho babuze iyo bajya. Izo nizo ntandaro yo kuba
ibyinjira mu rugo byinshi bituruka iwabo w'umugore, cyangwa se n'umukobwa ibyo yazanye byinshi akumva ko afite ingufu. Uhereye bakirambagizanya kuri ubu abasore benshi birengagiza kureba imico, ahubwo bakagenzura imiryango itunze, biteguye ko nibashyingirwa abakobwa babo bazagabana ku mari yabo. Hakaba n'ababyeyi bishuka ko nibaramuka bahaye umukobwa wabo ubutunzi bwinshi bizatuma akundwa akarwubaka neza. Ibyo nta mutekano bitanga. Gutunga impano itarakuvunye bituma utayiha agaciro. Niyo mpamvu umusore ukeneye umufasha agomba kuba afite ibyo afashe. Niyo mpamvu kuva kera kose mbere yuko bamuha umukobwa, umusore yagombaga gutanga inkwano. Ntabwo yari ikiguzi, ahubwo kuko byasabaga ko ikomoka mu byo yakoresheje amaboko ye, yabaga ari ikimenyetso kibizeza ko azatunga umukobwa wabo akamumara amakene. Ngizi ingingo zitumye imiryango myinshi isenyuka bitewe n'igihe cyacu. Turihutira ku ngingo zigana ku musozo. Z'ingingo ya kabiri ni ukumva uburenganzira nabi bw'umugore. Muzabisoma. Kumva nabi uburenganzira bw'umugore nabyo biri mu bisenye ingo nyinshi. Muri aka gatabo k'amabuye yo gutarukiraho page 34 haranditse ngo ijambo uburenganzira mu matwi y'abadafite urukundo, umwuka wera n'ubwenge ni bombe ibije gusandaza umutekano n'amahoro. Kuko icyo ifitiye uburenganzira ntusaba, ntutinya, ntukebaguza, ntukenga, ahubwo urigabiza ukagikora wemye. Ubwo hagati y'umugabo n'umugore bavuze uburenganzira butandukanye. Wenda ntari buze gutindaho. Umugore aba ari mugenzi w'umugabo we kandi akaba umufasha. Niwe ushinzwe gutunganya urugo no kurushyiraho gahunda. Niwe rukuruzi y'abarubamo. Niwe mwamikazi w'urugo n'umurezi w'abana. Ibyo iyo atabihagazemo neza, ijambo ry'Imana ritubwira ngo agashaka uburenganzira bwe abura n'ubwo yari afite. Umugore yanze umwanya we, arangije atakaza n'uwo yari afite. Uwo ni Adamu. Igihe Satani yamwoshyaga akamubwira ngo uzaba nk'Imana, yatakajwe n'amahirwe yari afite. Ni iby'ukuri ko muri gahunda y'Imana umugore afite ibyo ashoboye umugabo atashobora, ariko ntibimuhindura umugabo. Kuba umugore yaranze kuba mu mwanya Imana yamushyizemo ubwo yamuremaga, umuhata ashyira mu guharanira kujya mu mwanya Imana itamuhereye ubushobozi no kuwukoreramo, nibyo byatumye umwanya yakagombye gukoreramo umurimo w'ingirakamaro kandi wemewe n'Imana uba mu busa. Ubwo umugore abasabwa guhagarara mu mwanya Imana yamuhaye. Namaze kubisoma ko ari ingingo enye. Ingingo ya mbere ni ukuba umugore niwe mugenzi w'umugabo we kandi ni umufasha. Niwe ushinzwe gutunganya urugo no kushyira kuri gahunda. Niwe rukuruzi y'abarwinjiramo, ni umwamikazi w'urugo rwe. N'umugabo nuko byagenze, yumvishe nabi uburenganzira bwe, maze arangije yirengagiza ko ari we mutwe. Umutwe bisobanuye kuruha, kuvunika, kudasinzira bitewe n'igihimba ibibazo gifite. Ni umucungamutungo, ni umushinga amategeko n'umutambyi, ashinzwe guhahira urugo no gukemura ibibazo byabo, ni umuyobozi wuje urukundo. Iyo rero avuye kuri uyu mwanya agashaka kurenga, atakaza n'umwanya yari afite. Reka dusatire umusozo tujye ku bana bitewe n'igihe cyacu. Uburezi abana kuri page 37 y'aka gatabo k'amabuye yo gutarukiraho. Kuri ubu nk'uko icyaha cyagabye amashami mu nzego zose z'abantu, niko Satani yagambiriye kwica ubwenge bwa muntu ahereye akiri muto. Yibasira cyane amahame agenga uburezi bwiza, kandi ni koko aramutse ashoboye kwica urubyiruko, umubyizi we w'ikibi wabubonetse. Dore zimwe mu nzira acamo yonona abana, kuko abazi yuko nahera mu bwana azaba ageze ku musaruro w'ibihe byose. Ngo nk'uko tumaze kumva ko umuryango umugabo n'umugore yabibasiye, ntabwo yasize n'abana, ariko azi neza yuko ngo ku bana azagira umusaruro ushimishije. Yanyuriye mu nzira zikurikira. Icya mbere ni ukutirerera, ahubwo ukareresha abana bawe. Umwana ubyaye aho kugira ngo umurere
umwiteho, bitewe nuko kurera ari ukubwira urera ngo mera nkanjye, mu cyimbo cyo kwirerera abana babo ngo bazamere nkabo. Ababyeyi benshi barareresha, kandi ntiwabura kuvuga ko hari n'abagerageza kwirerera ariko nta burere cyangwa icyerekezo cyiza bagira. Umubyeyi namenye ko konsa umwana akitamirira imoko, kumucigatira ku bibero byawe no kumuheka ku mugongo wawe niyo soko rukumbi umwana avoma mu bumuntu n'urukundo muzakundana. Ndasubiramo, umwana wawe kwitamirira imoko ye, imoko yawe ukayimuha, akaba ari imoko atari igikorano, kumucigatira ku bibero byawe, kumuheka ku mugongo wawe niyo soko rukumbi umwana avoma mu bumuntu n'urukundo uzamukunda. Umubyeyi wemera ko umwana warerwa n'undi aba yiyemeje ko azabona ingaruka zabyo. Umwana afata amatwara y'umurezi we ku buryo bukomeye cyane. Ayo magambo muzasoma mu gitabo cyitwa Rengera Ubuzima, volume ya 2 page 58. Umwana afata uburezi bw'abamurera, yiga amera nkabo. Ibyo rero ni akaga katwugarije, kureresha abana mu bavandimwe, kureresha abana mu miryango. Hari n'ababajyana kwa nyirakuru, umubyeyi waguhetse ukongera ukamuha uwawe, akongera nawe akamuheka, yaramaze no kuguheka umugongo warashize. Mwitondere cyane uburyo mufata umurimo wo kuyobora abana banyu mukawushyira mu biganza by'abandi. Nta n'umwe ushobora kukwakira iyo nshingano wahawe n'Imana ngo ayikore neza nkawe. Abantu benshi bononywe cyane bitavugwa n'abavandimwe n'inshuti, bivanze mu murimo wo kubayobora bari wabo mu rugo. Ababyeyi b'abagore ntibakwiye kwemerera barumuna babo cyangwa ba nyina kwivanga mu mirimo isaba ubwenge bwo kurera abana babo. Cyane cyane kwa ba nyirakuru, mujya mubona yuko umwana yageze kwa nyirakuru ahinduka umugabo we. Ajya avuga ati ntimumvugire ku mugabo, uyu ni umugabo. Yaba ari sekuru akamwita umugore, ubwo akaba yatangiye kuyobora. Ibyo bironona, ntukigereho inshingano undi. Icya kabiri ni uguha abana umudendezo ukabije. Uwavuga ko kuri ubu abana benshi baterewe batarezwe ntacyo yaba abeshye. Bakora ibyo bashaka uko bashaka n'igihe bashakiye. Ikirushaho gutera agahinda nuko bamwe mu bitwa ababyeyi ubu nabo batarezwe. Urukundo ruhumye hamwe n'uburenganenzi bituma ababyeyi baha abana umudendezo udakwiriye. Izo ni ingorane. Abana gukora ibyo bashaka, kwambara uko bashaka, kwitwara uko bashaka, umudendezo ukabije, ibyo bimaze kuba ingorane ikomeye cyane. Icya gatatu ni gutetesha abana. Gutetesha abana, hari inzira ibihumbi zo gutetesha umwana, wenda navugamo nkeya. Iya mbere ni kumuha isukari cyangwa ibiryoherera. Ibi bituma ibindi byo kurya bikenewe ngo igikuriro kizima kize guhagarara neza, abura ipfa n'imbaraga zamubashisha gukora. Icya kabiri ni ugukabya kumurinda utugorane dutoya, ubukonje, imvura, umuyaga, urusaku n'utundi. Umwana akaba muri beriso wagira ngo ni mu ijuru ari kandi ari mu isi, ngo ubugomba kumureka akazuba gake kakamugeraho akajya amenya ko buya handi atari mu ijuru, ahubwo ko yamaze gusohora handi hari ingorane. Icya gatatu ni ukurata ibyiza bye yumva. Ubwo birabujijwe ko umubyeyi niba yakoze neza umwana yumushimira ugarukiraho. Iya kane ni ukubanguka kumva no kwemera ibyo asabye byose. Ibyo asabye ugahita wemera ukabishyira mu bikorwa. Ibyo bigwa nabi umwana. Iya gatanu ni ukuvuga ko uramuhana ariko ntubikore. Iya gatandatu ni uguhana urakaye. Iya karindwi ni ukuvuga ubugwari bw'abakuru arimo yumva. Ngize ingorane zugarije uburezi bwo muri iki gihe. Bavandimwe mwari mudukurikiye, twaganiraga ijambo ritubwira ngo umuryango mwiza niwo munezero w'umuntu. Reka buri wese ahagare mu mwanya Imana yamuhaye, kandi ubwenge bwe bwerekeze mu cyiza. Imana ibiduhera ubuntu mu izina rya Yesu.